Ya murakoze kandi mu kanya gato twari twavuze ku mpinduka zagiye ziba muri immigration cyangwa muri no gahunda ya immigration y'abinjira n'abasohoka. Twavuze cyane cyane ku bijyanye n'ibintu bijyanye n'ubwenegihugu, ibibazo babaza. Ngira ngo abantu benshi bashobora kuba babikurikiranye babyumvise nta kibazo, ariko ntago n'ubundi turamutse tuvuze ngo ku mpinduka zabaye muri immigration zo byo twavuga byinshi cyane, mu by'ukuri ni byinshi cyane, kuko turi kuvuga ibi ngibi bizatangira mu kwezi kwa 10, ariko reka tuvuge gato ku bintu bijyana na deportation cyangwa ICE. Ntabwo twavuga kuri deportation cyangwa ICE abo ngabo bashinzwe kudipotinga abantu, nta gusubiza abantu mu bihugu byabo. Ntabwo twabivugaho byose ngo tubirangize ko ni ibintu bigari cyane byinshi cyane, ariko turavuga ku kantu gato gusa, kuko nari nateguye ikiganiro kivuga ngo impunzi zigomba kumenya, abantu bagomba impunzi cyangwa abimukira bagomba kumenya abaribo. Ugomba kwimenya, nibyo byiza. Narimo kureba video y'umuhungu umwe wari utwaye igare, hanyuma ageze kuri ICE, abapolisi ba ICE bashinzwe gusubiza abantu, atangira kuvuga ngo njyewe ntabwo ndi umwenegihugu, ashaka kubakinisha gutyo. Birumvikana ushobora kubakinisha gutyo ufite ubwenegihugu, waravukiye aha cyangwa uko waje kose, ariko hari ibintu tugomba kumenya. Abantu b'impunzi ugomba kubanza kumenya uwo uri we. Impunzi igomba kumenya izo arizo n'uburenganzira bafite, bamenye n'ibibazo bashobora kugira, ko abantu benshi ntago bazi ibibazo bashobora kugira muri iki gihugu, cyane cyane kino gihugu cya Amerika. Reka tuvuge kuri ICE vuba aha ngaha. Tariki 8 z'ukwezi kwa 9, uku kwezi turimo tugiye kurangiza, tariki 8 z'ukwezi kwa 9 baravuga ngo Supreme Court cyangwa Cour Supreme yafashe itegeko ku buryo uramutse urebye nimba uri umwimukira n'ukuri kino video urumva ko ari ibintu bisa nka bitoroshye. Bafashe itegeko, Supreme Court yafashe itegeko, iryo tegeko baravuga ngo bariya ba ICE bashobora gufata umuntu uwo ari we wese, bashobora no kuvuga cyane cyane impunzi, ababimukira nibo twavuga cyane cyane, bashobora kugufata kugira ngo bakore deportation cyangwa gusubiza mu gihugu cyawe bagendeye kuri accent cyangwa imvugo yawe. Urabona muri Amerika cyangwa ahantu hose, mbese ahantu hose abantu bakunze ko bafite accent, cyane cyane niba ari imvugo utamenyereye cyangwa utavukiyemo utayizi neza. Urumva umuntu akunze kugira accent. Niba tuvuga accent kugira ngo abantu babyumve neza, ni kwa kundi uvuga bitandukanye nuko abanyamerika bavuga, cyangwa uvuga niba uri mu Bufaransa cyangwa hano ukavuga bitandukanye nuko abandi bavuga, ukabivuga neza kandi ukavuga amagambo akurikiranye neza, ariko ukagira kandi kagaragaza yuko wenda utari umunyamerika. Ibyo ngibyo bikunze kubaho, bikagaragara ko uno muntu kuko hari aho ugenda rimwe nawe bakakubaza ese ino accent yawe ni yahehe, ko turi kuvuga icyongereza ukakivuga neza, ariko ino accent ni ukuvuga icyongereza uri kuvuga ko kigaragara nkaho ushobora kuba waraturutse mu gihugu iki n'iki, niko bimeze. Waturutse hehe? Niyo accent iyo ngiyo. Wenda twatanga nk'urugero, wenda twitangire urugero twenyine, cyangwa Abarundi, Abanyarwanda cyangwa Abarundi bafite ukuntu bavuga Igifaransa. Muzarebe kuri za YouTube cyangwa ahandi henshi cyane, iyo ari kuvuga Igifaransa umva ari kuvuga kugira ngo avuge ngo L avuga ngo ni R. Ni nayo mpamvu usanga bavuga ngo habaho R ntoya, akaba niba hariho R ntoya hakaba na R nini, niko babivuga gutyo kugira ngo bashobore kuvuga ngo L na R, niko Abanyarwanda bavuga gutyo. Ni ukuvuga kugira ngo utandukanye L na R, baravuga ngo Abanyarwanda bajya bavuga ni L ndende cyangwa ngo ni R ndende cyangwa ni R ntoya, kuko byose ni la République, urumva ni la République ariko la République, urumva nicyo ni Igifaransa icyo ngicyo. None icyo nibyo bakunze kwita ngo ni accent. Ibyo ngibyo ni ukuvuga imvugo yawe wari usanzwe ufite, imvugo yawe yakavukire,
yatumye udashobora kuvuga urundi rurimi neza. Si Abanyarwanda gusa cyangwa Abarundi gusa, hari n'ayandi moko menshi cyane usanga wenda twavuga nk'Abanigeria. Abanigeria, Umunigeria muvuganye nawe Icyongereza uravuga ngo uno ni Umunigeria, ko biragaragara ko ari Umunigeria. Abo muri Cameroon nabo uvuze usanga rwose bari kugenda ni ukuvuga ibihugu byinshi cyane. Ntabwo uretse n'ibyo ngibyo n'abazungu nabo ubwabo iyo muri Amerika bafite accent kubera indimi zabo basanzwe bavuga. Ariko ntabwo ari byo turi butindeho cyane, ashaka kubasobanurira accent uko imeze cyangwa icyo isobanura icyo ari cyo. Ariko ahanini nashaka kuvuga kuri iri tegeko ryabaye mu kwezi kwa 9 ku turimo tariki 8. Bavuga ngo ubu ngubu bashobora kufunga umuntu. Ni ukuvuga ICE ishobora kubona gusa ikabona, baravuga ngo racial profile. Racial profile ni ukuvuga isura yawe cyangwa se ibara ry'uruhu rwawe, niba uri umwirabura gutyo cyane cyane. Ni ukuvuga bashobora kubona gutyo bakavuga ngo uno muntu reka tumufate. Ni ukuvuga bakagufata udafite crime. Ko mbere niba mubyibuka neza bavuze ngo ICE izajya afata criminals, abantu bafite crime nibo bazajya, ni ukuvuga abantu bakoze ibyaha bya bindi bikomeye. Bagenda babyorosha, urumva kuva ku cyaha gikomeye baravuga ngo ikindi bavuga ngo icyaha gikomeye bakunze kwita ngo ni felony, mu Cyongereza niko bayita felony, ariko akaba n'icyaha cyoroshye bakunze kubivuga ngo misdemeanor. Ni ukuvuga iyo ngiyo misdemeanor cyangwa icyaha cyoroshye ishobora kuba nko kwiba nk'akantu gatoya, nk'agakaramu, nk'akabombo ahantu hangaha, cyangwa watwaye imodoka wenda udafite nka license yawe. Ibyo ngiyo bafata mu byaha bita ngo ni misdemeanor. None rero urumva ICE mbere bavuze ngo bazajya bafata abafelon cyangwa abakoze felon, ibyaha bikomeye cyane barabigabanya, baravuga ngo ni icyaha cyoroshe cyatuma uba deported. ICE aho ngaho ni ukuvuga ICE ishobora kugufata ikagufunga ko wakoze icyaha cyoroshe. Ibyo ngibyo ni ibyaha umuntu yakoze, umuntu aba yakoze. Birumvikana ibyo ko iyo wakoze icyaha nyine, urumva ino muri Amerika ukuntu bagushyira muri systeme, muri records zawe, bikazagaragara nyuma y'igihe kirekire nubwo hashize imyaka ingahe utarabikurishemo, ko ufite ukuntu wabikurisha, ufite ukuntu watanga amafaranga ku bantu bakagukuramo ibyaha wakoze, records zawe bakazikuramo. Ariko rero icyo nshatse kuvuga aho ngaho ni uko batangiye ku byaha bikomeye, none n'icyaha cyoroshye none nacyo bashobora gusubiza umuntu mu gihugu cye. None birenze kuri aho ngaho, bigiye kuri accent, imvugo yawe. Bivuye ku mvugo bigiye kuri racial profile. Racial profile ni ukuvuga nicyo bafashe, nicyo cyemezo, ni ukuvuga ubwoko bwawe cyangwa uko usa. Bashobora gufatira imwe bakagusubiza. Niba ndi kuvuga ibi nyine kugira ngo mbwire impunzi cyangwa bimukira, kugira ngo bamenye uko bagomba kwitonda cyangwa uko bagomba kwitwara, kuko ukuntu usa byonyine nubwo udafite ikosa iryo ari ryo ryose ushobora gufatwa kandi ushobora gufungwa. Nashatse kubibabwira kugira ngo mubyumve. Ikibazo kigoye cyane, ikibazo kigoye nacyo ni ikibazo utamenye uko kimeze, nuko muri nani igihe bafata iryo tegeko, nanabasomeraho gato kugira ngo mwumve uko bimeze. Reka mbasomere, si biko biraba ari Icyongereza ko muri hangana. Hano baravuga ngo Supreme Court said ICE can stop you based on race, accent, job, location. Ni ukuvuga niko bavuga gutyo, niko bimeze gutyo. Bashobora gufunga, bagusubiza mu gihugu cyawe kubera ubwoko bwawe cyangwa uko usa, accent cyangwa n'akazi uri gukora, na location aho utuye. Niba tuvuze aho umuntu atuye, nuko hari ahantu henshi cyane abantu baba batuye, ugasanga kwa kundi twize kubivuga muri za video z'ubushize, ahantu h'amafaranga make, ahantu hakiriritse, aho ngo abantu bahanga bose bashobora kuba bafite ibyaha kuko bari ahantu hameze nabi, ubwicanyi biki byose, ibimogi byose. Bashobora kuvuga ngo okay, tugiye gutangira gufata abantu bahanga. Bashobora kuza batabaje n'ikintu na kimwe bakagufata. Nibyo nashatse kubabwira ibyo ngibyo. Ariko muri ibyo ngibyo ikintu gikomeye cyane ni iki nshaka kubabwira. Ikintu gikomeye ni uko abo ngabo bavuga ngo ni ICE, abo ngabo bita ngo ni abapolisi ba immigration.
ikibazo gihari nuko bakunze kuza bakaza nk'amabandi, ni ukuvuga aba yipfutse mu amaso, akanwa, aba yambaye ibintu ku buryo utapfa kumenya. N'imodoka zabo uko babigenza bakuraho plaque bafata bagafunika plaque, niko bimeze, niko babikora gutyo. Urumva ntawe bitandukanye n'amabandi. Bisobanura iki? Bisobanura ko iyo bagufashe, ICE yagufashe, biragoye cyane kugira ngo abantu bamenye uko bagufashe, biragoye kugira ngo abantu bamenye naho uri. Ni ukuvuga icya mbere, umuntu wipfutse mu maso aragufashe, agushize mu modoka idafite plaque, ko plaque zino z'ahantu hose zikunze kugaragaza imodoka, nyiri imodoka, aho atuye. Ni ukuvuga ushobora kureba plaque ukamenya nani identite y'umuntu. Ushobora kuba nk'urugero ho gatoya, vuba nga imodoka nyisho iherutse kugira ikibazo, ipfira hari kure no mu rugo, ariko byabaye nka saa 8 za nijoro, numva polisi ziri kumpamagara ngo ese ino modoka ko tubonye imodoka iranga n'imodoka yawe byagenze gute, tuyitowinge tuyiterure tujye kwijugunya cyangwa uraza kwifata. Nababwira nuko ari nijoro, nabuze uko nyikuraho, ariko nzayikura mu gitondo. Icyo nshatse kuvuga aho ngaho nuko plaque y'imodoka isobanura uriwe, igaragaza adresse yawe, telefone yawe n'ifoto yawe, byose biba bihari. None rero ICE icyo ikora rero, irayipfuka, ihisha iyo plaque. Iyo bahisha iyo plaque rero, urumva kubabona biragoye. Niyo mpamvu nababwiye ngo mugomba kuba muri careful, mugomba kwitonda cyane, kuko ICE ira-actinga nk'amabandi, iraza bagakora ibyo bashaka gukora byose. Urumva umuntu agasa nkaho rwose afite ikibazo, ko polisi zisanzwe, ubundi polisi iyo zije urababwira ngo okay, ndashaka kureba badge yawe, cyangwa badge bigaragara. Ukuvuga badge ni kandi bakunze gushira nkangaha, kagaragaza amazina na matriculation cyangwa inamba ziwe. Niko polisi zikora gutyo, ku buryo umupolisi yagufashe mu by'ukuri usanga ari ibintu bisa nk'abiri mu murongo neza, kuko arakwibwira ukamumenya, akakubwira ikosa wakoze, ibintu nk'ibyo. Ariko ICE iraza ikagufata mu nzira, ikaguterura, ikakujugunya mu modoka, bagasa nk'aho bakwibye, bakakujyana hirya no hino. Ibyo ngibyo ni uko byitondera. Hari za comment nyinshi zagiye zivuga ku bintu byinshi cyane umuntu atanasubiramo, ngo hari ukuntu bafata abantu ngo bakajya mu mazi bagafungura indege, abantu bose bakamenekera mu mazi aho ngaho. Ni comment nyinshi, ariko ntabwo umuntu yavuga ari ukuri, cyangwa nta nubwo umuntu yabihakana ko yafashwe n'abantu batazwi. Urumva bashobora gukoresha icyo bashaka cyangwa bakujyana aho bashaka. Muri Florida, mu state ya Florida, hariho ahantu hamwe bafungira abantu. Ni ukuvuga niba bakunze kuvuga ngo ni alligator ni ukuvuga ingona, nk'ingona cyangwa crocodile. Ni ukuvuga iyo prison yo bajyana abantu aho ngaho bakarindwa n'izo ngona, kugira ngo izo ngona iyo shatse gucika zirakurya, zishobora kurya. Ko urumva niko bavuga gutyo, sindagerayo, ariko uko niko bimeze, unarebye wasanga ariko bimeze gutyo. Impamvu bivuze gutyo nuko abantu benshi cyane mu by'ukuri baburirwa irengero. Ejo bundi arimo kureba abantu bavuga ngo mu gihugu cyose ngo habuze niba ari abantu 1,200 ngo baburiwe irengero. Muri abo 1,200 hariho 800 batekereza ko bashobora kuba barapfuye. Hari abandi kumenya aho bari ntiwamenya aho bari. Urumva rero hagati aho ngaho hariho ibintu abantu bagomba kumenya. Ikindi nshaka kubwira abantu nuko ntabwo ushobora kuba mu gihugu utazi igihugu uko kimeze. Ugomba kumenya igihugu urimo, ukamenya amategeko yawo, ukamenya ikibazo wagiriramo ku buryo byaguteza ikibazo. Utabikoze gutyo ni ikibazo gikomeye cyane. Kari akanama gato nshatse kubabwira, kandi murakoze cyane.